ikiganiro cy'ejo cyo ku munsi w'ejo ngira ngo uwitwa Irene yagiranye na Julius Chita, icya mbere hagaragaramo kutizerera ku mpande zombi. Uwitwa Chita bamubajije icyo bamwakiriza, aravuga ngo arashaka amazi ashyushye. Irene atuma amazi akonje. Amazi baragenda barayazana, aho kugira ngo uwitwa Chita afashe amazi ashyushye yatumye, ahita agurana, ahita afata amazi akonje. Bivuze ngo niba hari n'uwamuhumanyije agahitamo supaguru, ubwo ntabwo biri buze kuba bigikora, kuko yamaze kujijisha atwara ibyo atatumye. Ndetse arabanza aranacekinga, amakinga shuwa neza yuko ayo mazi nta muntu wayatoboye. Niba rero Chita agaragara nk'inshuti ya Irene, ariko noneho akirinda kumwizera, wowe urinde kano kanya ugomba kuwafata umwanya wawe, warangiza ukaza kwizera mwene Adamu cyangwa mwene muntu. Umuntu wafashe umugore we ari gutoboka amabere, kanseri yenda kumurangiza, yarangiza akamwirukana. Ariko abandi dukorana mbagira inama z'ubuzima kuko mbaruta imyaka, barusha experience, ariko ntabwo amutegeka nanone ko abaho. Sinamutegeka uko abaho. Araza akambwira ati kano kantu wakamfashije ukangira inama, nkambwira ko mbibona ni gutya, ariko nawe ufite umwanzuro wawe, urakuze nyine, itekerereze. Ubu nzabwire wowe Chita ngo nuko turi inshuti ukuntu urongora umugore wawe, birandeba. Aya, ibyo nere wanankubita wanamfungisha nabakoze n'amahanga. Nubwo mu rugo rw'umuntu yaba yitwara nabi mu bikugaragarira, ntabwo numva ko kuba wamufataho ijambo aribyo byabohora umutima we igihe uboshye. Ni mpamvu kandi nemeye kubivugaho bino, nuko ndi kugira ngo at least bigishoboka ababishoboye barekeraho. None se ko hari n'abari gukora ibishobora kuvamo ibyaha. Baze gato, abashoboye barekeraho. Bari gukora ibishobora kuvamo ibyaha. Nabivuze bigishoboka, ababishoboye barekeraho. Abatabishobora nabo baraza kurekeraho. Ntago nyapfa kuvuga gutyo gusa. Songera ngo mu magambo makeya, aho kugira ngo we muri Irene uze gutanga warning, kurwangira uruhande numva ukwiye gusaba imbabazi Imana, kuko watengushye abanyarwanda. Umunsi ujya mu nzu y'Imana ukabeshya isi yuko Vestine atameze neza, mwamujyanye kwa muganga kandi ubizi neza kubeshya. Vestine akagaruka akavuga ngo ntago nari ndwaye, barababeshye, ntago nari ndwaye, ahubwo nari naniwe, ntago negeze njya kwa muganga. None se ngo nyuma y'ibyo ngibyo rwose izo warning uri gutanga ni iziki Imana? Izo warning uri gutanga ni iziki? Cyangwa wagize ngo mu bantu bose bakoze inkuru hari n'umwe ufite ubwoba ngo bwa kampani ya M.money Empire? Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV, ndabasuhuje aho muherereye mwese, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mbifuriza kugubwa neza, by'umwihariko mwese mukomeje gukora subscribe kuri YouTube. Imana ibishimire kandi irusheho kubanezererwa, ibagure mu byo mukora byose ndetse no mu byo mutekereza kugeraho, Imana ibibashoboze. Mbaye ikaze muri iki kiganiro ni Mr. Kwizera, mu makuru aba arimo ukuri kwinshi cyane. Nyuma yuko Irene Muri ndetse na Julius Chita bakoze ikiganiro, ari n'ikiganiro cyaje gushirwaho, cyaje kunyuzwamo ukuri kubiri kuvugwa kuri Vestine ndetse n'umugabo we n'urugo rwe, nubwo abantu benshi batanyuzwe n'uburyo Irene Muri yabitangaje cyangwa se yabisobanuye, ariko ni n'ikiganiro yaje gutangamo icyo nakwita ngo ni warning ku bantu bakoze cyangwa se bari gukora ibiganiro bisa n'ibiri guharasinga uyu mushiki wacu Vestine ndetse n'umugabo we n'umuryango we muri rusange, kuko navuga ngo ibiganiro biri gukorwa n'ibiganiro navuga ngo byataye, ntabwo birimo nta bunyamwuga birimo, nta bumuntu birimo, n'ibiganiro uri kubona biganjemo ubugome, ishyari ndetse n'ikikwereka ikiri mu mitima y'abantu kucyo bifuriza uyu muryango wa Vestine na Dorcas, ndavuga umuryango wabo babyara ndetse n'urugo rwa Vestine. Mu by'ukuri munyemerere ntangira iki kiganiro banze ngire ikintu ntangaza. Ntabwo ndi hano
kugira ngo mpakane ko Vestine atari we wanditse iriya post, ariko nta nubwo ndi hano kugira ngo nemeze ko ari Vestine wanditse iriya post. Gusa igihari cyo 99% biragaragara ko ari Vestine wanditse ariya magambo, ariko birangira nabyita ko byamucitse cyangwa se nawe yatunguye no kubibona biri ku mihanda, simbizi. Gusa bagiye nama bamwegereye bamusaba ko yabihanagura, ahita abihanagura direct. Gusa ibyo ntago tugiye kubitindamo, ahubwo ikintu gihari cyo kwibazwa ndetse n'abantu benshi mwakwibaza ni ukubera iki ibiganiro byakozwe ndetse n'ibikomeje gukorwa ari ibiganiro bisa naho birimo kurengera, kuko ibiganiro byinshi byakozwe ni ibiganiro birimo amagambo cyangwa se amashusho cyangwa se ibikorwa bigize icyaha, uhereye ku byo abantu bagiye batangaza bavuga ngo ni amakuru bahawe cyangwa se bavuga ngo ni ibintu babwiwe na ba nyir'ubwite, ni ibintu nemeza ko bishobora kubyara ibyaha ndetse bikomeye cyane. Irene muri ndabi mwabyumvise mu kiganiro nabatamukirije mu mwanya watambutse, nagire umwe ngo nongere mbigarure, yatanze warning abwira abantu bari gukora cyangwa se bakoze ibiganiro kuri Vestine, arababwira to icyiza nuko mwagarukiraho mwahagarika, kuko bitari ibyo ntabwo nkeneye kuza kumva umuntu n'umwe uri kwinihishwa cyangwa se uri kwitakishwa, kuko nanjye ngiye gukora icyo nakwita ngo ni ukwihimura ku bantu bose bari kwataka uwo twita ngo ni umukozi cyangwa se ni umufatanyabikorwa wacu wa M.money Empire. Uyu muhungu w'imuhanga witwa ngo ni umunononsozi, usibye ko mbona byamunaniye nta kindi asigaranye n'itiku ndetse n'umutima mubi, ishari ndetse n'urwango byuzuye umutima we, ndetse navuga ngo byaramumunze byarenze kuba ibiri muri kamere muntu, ahubwo byabaye icyorezo mu buzima bwe. Ibi ngibi nimbivuga nabivuga mbihagazeho, kuko ikiganiro Bosco Empire yakoze ni ikiganiro navuga ngo abantu benshi batari biteguye cyangwa se batari biteze, ahubwo ni ikiganiro kigaragaje ubugome, ububi buri mu mutima we, ndetse bwamumunze byarenze urugero. Akoze ikiganiro asa n'urugukana we uri gusubizanya na Irene muri ndahabi, amubwira ko ngo adakwiye kumutera ubwoba, ngo ko adafite kumutinya, ngo ko nta n'ubwoba mufitiye. Mu by'ukuri kira kiganiro Irene muri ndahabi agikora atanga warning, yari afite abantu ari kubwira, namwe murabyumva, yari afite abantu ari kubwira, ni abantu bakoze ibiganiro bibi ndetse byatakuye umuryango, bikagera naho binjira mu buzima bwa Vestine nyirizina. Harimo Pastor Claude, harimo Bosco Empire, harimo Jihad nawe wakomeje gukora ibiganiro. Navuga ngo ni abantu bari gukora ibiganiro bitarimo ubumuntu, bitarimo ubunyamwuga, bitarimo gukiranuka cyangwa se bitarimo kuba ari abanyarwanda, ahubwo bari gukora ibintu birimo ubugome ndengakamere ndetse ibintu umuntu atatekereza. Uyu munsi wa none nje nababajwe n'abandi bantu bakomeje gukora ibiganiro, harimo n'abatangiye gukora ibiganiro bagaragaza ngo ko uyu mugabo wa Vestine Idris ngo ari umusirikare ngo yaje mu Rwanda ngaje ngo gutata ngo ni maneko. Ibaze gufata icyo kiganiro ukagikora, kandi nawe uzi ko ibyo ugiye kuvuga ari ibihuha cyangwa se atari amakuru wizeye, ari ibintu uri kugenda uhuzahuza. Nk'ubu Bosco Empire ejo yakoze ikiganiro, ejo hashize yakoze ikiganiro, ni ikiganiro yarambuyemo cyane agaragaza ngo uburyo kingo Idrissa afite aho aziranye na Traore, umuperezida wo mu gihugu Idrissa avukamo, ngo bafite aho bahuriye, ndavuga Burkina Faso, ngo bafite aho bahuriye, ngo ari inshuti za hafi. Arabishimangira ndetse arabyemeza cyane, agaragaza ngo uburyo k'ubutunzi afite ngo yabukuye ngo mu mashyamba, ari kugaragaza ngo kari nawe yacikiye akaguru. Ariko ibi ngibi nibyo navuze ngo birenze ibyo gutwika cyangwa se ibyo twita ngo ni showbiz, birenze kuba byakwitwa showbiz. Ni ibintu birimo ubugome ndetse no kwataka umuntu, harimo kuba wakwangisha abantu, kuba wakwangisha umuntu abantu
abantu bakamwanga bagatangira kumutekereza uko atari. Ariko ndagira ngo mbaze abantu mwese muri gushinja uyu mugabo ngo ni umusirikare, ngo yahoze ari umusirikare, ngo kandi ngo ngashobora kuba yaraje ngaje gutata. Ubundi ndagira ngo mbabaze, Idrissa ajya guhabwa ubwene gihugu bw'igihugu cy'u Rwanda bamumuhaye batamwizeye cyangwa se batabanje kumwigaho. Mutekereza ko igihugu kijya gutanga ubwo bwene gihugu cyangwa se leta yamuhaye ubwo bwene gihugu ntabwo yabanje kubitekerezo cyangwa ntabwo yabanje kureba kuri uwo muntu? Cyangwa uyu munsi muzingo muri kuvuga kuri Idrissa w'umunya Burkina Faso, uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda ahari arabarwa nk'umunyarwanda kuko yahawe ubwene gihugu bw'abanyarwanda. Ahubwo mwe muritonde cyane kuko mwe mushobora kwisanga muri kese ikomeye. Ibiganiro mwagiye mukora, ndagira ngo mvuge, ndimo mbwira Bosco, wagiye ukora ibiganiro birimo ubugome, birimo ubunyamaswa, birimo gushinyagura, birimo guhemuka, birimo mbese ni n'ibiganiro navuga ngo byagize ingaruka ikomeye kuri Vestine. Uko Vestine mwakoze ibiganiro byinshi cyane ku rwego mwakoze ibiganiro bimutera ihungabana uyu munsi wa none, kuko no kuba yarasigaye Canada, yes Canada ariyo byo na amakuru nanjye nemerejwe n'abantu babizi neza bari hafi ya team management yiwe, yasigaye Canada kugira ngo yitabweho, babanze bamwiteho, abanze atuze kuko Vestine isaha n'isaha ari ku rwego mushobora gutungurwa no kumva ngo yiyahuye. Ushaka gutungurwa no kumva ngo yiyahuye. Singiye kuvuga ngo Vestine ngo yageze mu rugo ngo ngasanga y'ibyiza cyangwa se ngahabonera ibyiza. Ibibi birahari n'ibyiza birahari, ariko mwe ikibabaje nuko muri kujya guhimba ibibi mugahimba n'ibibi bidahari. Muri guhimba ibibi bidahari, muri guhimba ibibi bitakozwe ku rwego muri kugera no mu buriri bwa Vestine na Idrissa, kaho mwe aryamana bajyaga kuryama namwe mukaba muryamya aho hafi, kaho mwabaga mu nzu ye, kaho mwararanaga nabo, muri kuzana ibintu byinshi cyane. Aho Pastor Claude nabibabwiye yafashe ikiganiro yandikaho titire ngo Idrissa ngo yatereshaga Vestine ipasi, wakubaza iyo ibimenyetso cyangwa se wakubaza ifoto igaragaza ari kumutera ipasi, wayigaragaza Pastor Claude wabaga mu nzu ya Idrissa? Ese ubundi Pastor Claude kushaje wasaza utanduranya ugasaza neza ukabana n'uwo mukecuru wawe mu mahoro ndetse no mu mutuzo no mu munezero ukareka kwanduranya? Uri umugabo muto cyangwa se uri umugabo ubuze ubwenge ku rwego uza gutondagira umwana nka Vestine, umwana ubyaye? Kandi nacyo kiba kibabaje, ari nacyo kibabaza, ari nacyo gitera agahinda. Uri umugabo muto wo gutondagira Vestine? Uri umugabo muto wo gutondagira umwana ubyaye? So Bosco Empire ahise akora ikiganiro akoze ahise anyereka ko ari umuntu afite ubugome. Hari abantu bagira ubugome ukagira ngo nubwo barazwe cyangwa se ni umurage bahawe, ni gakondo bahawe, barabwira ati fata ubu bugome uzabugumane uzabukoreshe aho uzaba uri hose, iyi kamere ntizakuvemo. Bosco Empire aranyigaragarije mu buryo butangaje, navuga ngo mu buryo bukomeye cyane. Yicaye kuri kamera n'igipira nabonye wagira ngo ni icy'abagore, yicaye kuri kamera arangije ahita avuga ngo buryo ki ngo Chita ngo yatumye amazi kandi mu kiganiro n'abantu babitugaragariza ngo yatumye amazi. Okay, yatumye amazi ngo barayazana ngo Chita ngarangije ngafata konje ngo muri rwego ngo kwirinda ngo kunywa amazi arimo spaguru. Bivuze iki? Ari gushaka kugaragaza Irene muri ndahabi nk'umuntu mubi ku buryo ngo nabo bakorana cyangwa se nabitwa ngo ni inshuti ze ngo batamwizera. Ariko niba utizera Irene muri ndahabi cyangwa niba utanamukunda, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ugiye kumuvana mu mitima y'abanyarwanda barenga 990 bamukurikirana. Icyo wakora, ibyo wakora byose, ntabwo mbona Irene muri ndahabi usibanganya ishusho y'urukundo abantu bamufitiye.
mu mitima y'abantu barenga 900 bamukurikirana. Abo ngabo nabo mvuze mvanyemo n'abandi bose bamukunda batakoze subscribe kuri channel yiwe, ariko ntabwo ugiye kumuvana mu mitima y'abo banyarwanda. Kuko ibi ngibi muri gukora, nje namaze kubona ko muri iyi mihanda hari abantu bishira hamwe bagakora ikintu gisa n'akazu, kagira ngo hari nk'abantu runaka babatumye ati runaka mugiye kumurwanya kugeza avuye kuri iyi mihanda ntazongere kuyigaragaraho. Bosco Impaya ari muri timu y'abantu bari kurwana nuko Irene atagira agaciro cyangwa se atakomeza kugaragara kuri iyi mihanda, atakomeza kugaragara kuri social media, mushaka kumwangisha abanyarwanda, mushaka kumugaragaza nk'umuntu mubi. Uri kuri nduvuga ngo Irene muri ndaberi kuza gusaba imbabazi, asaba imbabazi zuko yahemutse, yahemukiye nde? Asaba imbabazi ziki? Kari wowe ubwawe no wakaje usaba imbabazi kubw'ibiganiro bibi wagiye ukora bige bitandukanye. Wowe wakaje usaba imbabazi, ari kurifasha uricaye kuri kamera nta n'isoni, nta no gutekereza ngo yakagombye ngo kuza gusaba imbabazi. Yakagombye kuza gusaba imbabazi yakoreye ko abanyarwanda, ahubwo wakagombye gusaba imbabazi. Noneho hari n'abantu mutamwara, mutagira ikimwaro, aho kugira ngo ukorwe n'isoni n'ibiganiro wagiye ukora, ahubwo urongeye uraje ugize ute, urashimangiye, ugaragaje ko nta kwicuza ufite mu mutima wawe. Hari abantu babi bagira kwinangira. Bese umutima wa Bosco umeze nk'umutima wa Faraho, umeze nk'umutima wa Faraho. Umutima wawe nibuye, ntugira kwicuza, ntugira guhinduka muri wowe, ariko ubyange ubyemere, wasaba imbabazi utazisaba. Ntabwo wabaye mwiza kuri aba bana b'abakobwa, nta nubwo wigeze uba mwiza kuri social media mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nta kantu na kamwe nabona bakase mu kiganiro kawe ari akantu kavuga ngo wakoze ibintu byiza. No, ibintu byose uba wakoze aba ari ibintu bibi, aba ari ibintu bibi. Ibintu byose ukora aba ari ibintu bibi, nta kintu cyo gushima bakigize ute kiba kirimo. Niki uyu munsi wa none Bosco Impaya kigutera kwicara kuri kamera ukumva ngo uri umuntu uri king, ngo uri umuntu udasanzwe, uri umuntu urenze? Niki wakoze cyangwa se mu biganiro byawe? Niki kiganiro wigeze ukora ukavuga ati nanjye byibuze ntanze umusanzu ku gihugu cyanjye? Abana b'abakobwa bari gukora ibihangano biri kuzamura ibendera cyangwa se idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, bari gukora tuba mu bihugu bikomeye. Wowe warangiza ukaza uje kubasebya, ugaragariza abanyarwanda ko ari babi. aho mubera abantu nta bwenge, aho mubera ibigoryi, ugaragariza abanyarwanda ko ari babi, abantu bari kuzamura ibendera ry'igihugu. Ubundi ntabwo nge nakagombye kwemera ko ribu, ntabwo yakagombye kwemerera ko abantu bafata umwanya, yego mukora ibiganiro n'ubusesenguzi, ariko ntabwo ribu yakabahaye umwanya wo gusebya abantu nka Vestine na Dorcas. Ntabwo mwakagombye guhabwa umwanya. Nge no muri iki kiganiro ndi gutabaza inzego zibishinzwe zikora akazi kabo, kuko Bosco Impaya kwicara kuri kamera asubiza Irene muri ndahabi ni bwa bugome abantu bagaragariza abantu, ariko kuko n'ubundi yabugaragaza atabugaragaza nta kintu ubushinja cyangwa se ubutabera bugiye kumukora, azabikora ejo bigira ute birangire ntibikomeze kugusakuza. Ariko akoze ibintu bibi agahanwa, nemeza ko atakongera kubisubiramo. Ntabwo wasubira mu nzira y'ubugome, ntabwo wasubira mu nzira yo gukora ibiganiro by'ubucucu by'ubugambanyi. Noneho kuntu Bosco Impaya yaneye, nje waneye n'ubwoba ngo mbese ngo nikiye cyiza ngo amakuru meza ngo aravugwa, ngo waza ngo wowe ngushinzwe kuza kuvuga ngo wafashe umuhora agiye kwica umugore we. Bro, uri mubi. Ntabwo ukeneye kuvuga ibyiza igihugu kigezeho, ntukeneye kuvuga ibyiza abantu bari kugeraho. Icyawe ni ugusebya ndetse no gusebanya. Amaherezo azaba ayahe? Amaherezo azaba ayahe? Uzageza ryari? Ubugome bwawe
uzabugeza ryari Bosco? Tuvugisha ukuri, urinda wihagararaho. Uwo ni umutima wo kwinangira, iyo ni satani kurimo, kwihagararaho, kwinangira ukumva ko utasaba imbabazi. Uwo ni umutima mubi, uwo ni umutima w'ubugome, ni umutima wo wakwica n'umuntu kandi ukamwica uvuga ngo uri mukuri. Ariko kuko umuzungu yabahaye umugati, abahaye umugati, wa mugati wabera dayimoni, wabera satani, ubabera inzira yo kwica ndetse no kugirana nabi. Inda zanyu zasamye nk'imva, yiteguriye kumira imirambo. Niyo mpamvu ibibi byose mwakora mubikora ntacyo mwikanga. Iyo yaba ufite ubumuntu muri wowe, ufite umutima muzima muri wowe, bro, wakagombye byibuze kuza ukora ikiganiro unavuga ati Irene muri ndahabi yadusobanuriye yego, ariko nanone ntabwo yanogeje ibyo atubwira, ariko uje uri kugaragaza noneho ko ari umurozi, ko na Chita ngatamwizeye. Ubwirwa n'iki si ko Chita afata akagacupa k'amazi yarakeneye kureba niba atarabaye expired? Icyambere cyo amazi ntabwo ari Irene muri ndahabi wari uyazanye, icyo ni icyambere. Icya kabiri, aho yaravuye ni kuri hoteli Onomo, hari urenze Nyabugogo kuri Onomo hoteli, nibo bari bayabaye bari basavinze. Chita yarashyushye afata amazi agize ute akonje, ariko wahise ubihinduramo ko yarari kwirinda kunywa amazi arimo supaguru. Ahubwo nimwe musigaye muri abarozi, nimwe musigaye muroga. Ahubwo se nayahe mazi yabashyushye bingana iki? Amazi washiramo supaguru ntihite yigaragaza ko irimo. Nayahe mazi? Bro, uri umugome, uri mubi. Ariko reka njye nankubwire icyo washatse kuri Vestine, wamuhizeho umwirukaho. Bananye ndi kujya ndashuhirana kubera maze iminsi ndwaye, mfite ikibazo cy'umuriro, kujya ndashuhirana nkabira ibyunzwe byinshi cyane ewana. Kandi ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri njye pe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Icyo nari ndimo mvuga, icyo wakora cyose kuri Vestine ukamuhiga bingana iki, ntabwo uzarangiza ubuzima bwe bro. Kandi Vestine naho yasenya uyu munsi, Imana imufitiye ibyiza birenze ibyari biri kwa Idrissa. Kandi usibye n'ibyo ngibyo, ntabwo muzi ibiri gukorwa inyuma yaho tutari kureba, kugira ngo ikibazo Vestine yawe nacyo mu rugo gikemuke. Kandi rega mu rugo ntabwo ari paradizo. Vestine aracyari n'umwana, ntabwo Vestine yagiye mu rukundo cyane na uriya mugabo, ntabwo bakundanye igihe kirekire, ntabwo yabanje kumumenya ngo amwige. Afite uburenganzira bwo kuba yavuga ngo ubuzima arimo ntabwo abwishimiye. Yes, ashobora kutabwishimira kubera impamvu zigiye zitandukanye nyinshi cyane, ariko ntabwo bibahereza uburenganzira bwo kumufataho ijambo ngo mujye guhimba n'ibidahari. No. So bakunzi ba Kwizera TV, ndabashimiye cyane kandi dukomeze duhurire mu biganiro tubagezaho mu masaha ari imbere. Yari Mr. Kwizera, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom.